Hey guys, umvinde nzanye ikintu bita burete mu mashaza. Mbere na mbere nk'uko mumenyereye ni Kadoji, umukobwa wanyu muramenyera n'ubwo nzongera kuzajya nivuga. Nzajya nza mbabwira ati uzi ibigezweho. Mukore subscribe, murebe ibigezweho. Tugiye gukora burete, duteka n'amashaza tubivange byari isosi nziza cyane, byari ibintu biryoshye cyane. Ubwo rero mukore subscribe, like, share and comment kugira ngo n'ibindi bitabacika. Saba naho mu kanya murebe ukuntu tubikora. Murakoze, ndabakunda cyane. Ibintu rero dukoresha tugiye gukora burete yacu tukaza kuyivanga mu mashaza, tuba dufite umunyu, poivre, amavuta, igi rimwe tuza gukora burete, tungurusumu, mutarde y'umuhondo nayo ikorwa mu buryo nta kibazo, na sosoya, tugakoresha n'iboro n'ikiyiko tuza kuza gukaragiramo tugashyiramo amaburete yacu. Turatangirira kuri tungurusumu, shyiramo igiko kimwe, ntabwo urinda ushyiramo cyinshi, shyiramo igiko kimwe. Njye izo viande yacu nakoresheje igice cy'ikiro, ubwo ni inusu kandi ntabwo nashaka gukora byinshi, ni nkeya nyine. Ushyiramo ibiyiko bibiri bya mutarde jaune, ibiyiko bibiri biba bihagije. Ubwo urumva ugereranya bitewe n'uko inyama zawe zingana. Nkashyiramo sosoya, nkashyiramo nayo ibiyiko bibiri, ntabwo nshyiramo byinshi, nayo ni ibiyiko bibiri. Numva ni ibirungo byacu tuba dushyiramo tubishyire mu nyama nyine zacu. Ibi ni ibiyiko bibiri nshyiramo, narangiza nkashyiramo poivre, ndagereranya bitewe n'inyama zanjye uko zingana. Poivre ntabwo njya nshyiramo nyinshi, nshyiramo nkeya rwose, ntabwo njya nshyiramo nyinshi. Ushyiramo bitewe n'iyo ukunda wowe cyangwa iyo ushaka, uragereranya nyine. Nshyiramo umunyu, nshyiramo mwinshi, mva ntabwo iki giyiko nyuzuza, nshyiramo utagereranya, nshyiramo nk'igice cyacyo, igice cy'igiyiko, mva ntabwo ari mwinshi, kubera ko ni ugomba kwinjira neza mu isosi yawe, mu nyama zawe bien, ku buryo inyama zawe zifite umunyu. Neza nkashyiramo igi rimwe, kuko abiri yaba abaye menshi. Ushyiramo igi rimwe ushaka gukora burete zawe. Mu kiro wenda washyiramo zibiri, washyiramo ebyiri, ariko mu nusu nashyizemo imwe. Neza ukavanga neza, ukabivanga bigahura neza, byose bikajya hamwe, bikivanga, mbese ukabivanga neza. Nimba unabishoboye ukabivangisha intoki, ariko njyewe navangishije igiko kubera birakonje. Warangiza ugafata amavuta make ugashyira ku ntoki, warangiza ukabumba burete zawe bitewe na size ushaka, ariko icyiza wabumba dutoya, n'ubumbe binini. Urumva njye ndi kubumba dutoya, tutari duto cyane, ariko urumva ni dutoya none si binini. Urumva ushyira amavuta ku ntoki kugira ngo bitaza gufatana, kugira ngo ubumbe neza burete zawe. Ushyira amavuta mu ntoki zikaza kwikaraga neza. Iyo utashyize amavuta mu ntoki bimera nk'ibifatanye bikagusigara ku ntoki, ntibikore akabure neza, ntibikore akaziga neza nyine, ugasanga bigufashe mu ntoki. Rero ushyiraho utuvuta dukeya ugakaraganya kugira ngo ubone burete zawe. Urumva urabibona nyine ukuntu ndi kubikora, ugafata dukeya rwose ukabumbira mu ntoki zawe. Warangiza ugakaraga. Kubumba ni nko kugira kegerane neza, kakegerana bien. Warangiza ugakaraga, kakaguha forume nziza rwose, bivuze kujya mu mavuta. Ukomeza gutyo paka uzirangije. Reba nazirangije, ndahita nzipfundikira, nzitereke
hamare nk'isaha, no nyuma y'isaha mbone kuziteka. Nyuma y'isaha mbone kuziteka nzipfundikiye neza, nzitereka ahantu zimara isaha kugira ngo bya birungo byose byinjiremo hagati neza, ubundi nziteke. Aha rero ngarutse n'amashaza, karoti n'ibitunguru ibyo tugiye gukoresha. Turabanza, dore burete zacu tukuye nkuye ishashi nyine, turabanza dukarange burete zacu. Ariko ari amashaza ni mabisi, ariko ntabwo uyateka ari mabisi, uyita uyateka ku ruhande, ukayatogosa ku ruhande nk'iminota 30 rwose amashaza abahiye, ukayatogosa ku ruhande, warangiza ukaza kuyashyiramo yahiye nyuma nyine. Ntabwo uza kuyashyiramo atahiye kubera byatinda gushya, noneho burete zawe ugasanga zirashwanyutse. Ushyiramo byahiye, amashaza yashyiramo nyine byahiye, yo yahiye, yo amashaza yo yahiye. Numva rero burete zawe ukazishyira mu isafuriya ntizibyigane, ukazishyiramo neza kugira ngo zidashwanyuka, kubera nawe burete ziriyenza, ushaka gushwanyuka ukaburira imvura uko ubonye da. Uzishyiramo nyine ukazitatanya ku buryo buri imwe ibona umwanya nyine. Buri imwe ibona umwanya, ukajya uzihindura, yahindura ikureri ukahita uhindura kugira ngo itaza gushirira ziriyenza cyane. Noneho iyo ubona zifite amazi menshi urayagabanya, kuko zishobora gushwanyuka kandi tutarangije gukora ibyo dushaka gukora. Amazi urayagabanya ukayashyira ku ruhande, uraza kuyashyira mu isosi uyashyiremo. Warangiza burete zacu zamara gushya, zimaze guhindura irangi ku mpande zombi, warangiza ukazikuramo nyine, ukazarura ukazishyira ku ruhande. Noneho ya mashaza yawe ariko niba uri kuyateka ku ruhande kugira ngo aze guhira rimwe, noneho uze kuyashyiramo rimwe mu isosi yacu. Rero tukata tuzarura inyama zacu, inyama zacu tukazarura neza. Ya mavuta asigayemo yo hasi ni nayo dukoresha, ntabwo twirirwa dushyiramo andi mavuta, niyo dukoresha muri byose, niyo tuza gutekesha nyine, ntabwo uza kongeramo andi mavuta. Ugahita ushyiramo ibitunguru byawe. Umva ntabwo isafuriya yoza kubera ko harimo burete, biragendana tu, ni za nyama, ntabwo ari ukubana umwanda. Ni amavuta yasigayemo, ugahita ushyiramo ibitunguru. Mbese niyo tugiye gukoresha isosi nyine ntabwo yayoza ngo wongere ngo ushyiremo, wapi, ni bimwe. Warangiza ukabirunga neza ibitunguru byawe, byamara kumera nk'ibifashe mu tuvuta ukuntu birinde akarange, ukahita ushyiramo karoti zawe. Wamara gushyiramo amakaroti yawe ukavanga zigafata irange, zikamera neza nyine, zigashya. Ntabwo urindira ngo zishye, karoti ko yazishya vuba, ntabwo urindira ngo zishye. Karoti wongeramo, uhita ushyiramo poivre, ugahita ushyiramo poivre. Wamara gushyiramo poivre nayo ushyiramo gakeya kubera ko mu nyama twashyizemo, ariko nayo dushyiramo ibitunguru na karoti zacu, turagereranya nyine gakeya. Warangiza tugashyiramo aya mashaza yacu, urabona ko ntabwo ari mabisi, ushyizemo mabisi byagushwanyukana pe. Karoti zashya vuba, inyama zawe zigashya vuba zigashwanyuka. Urumva ushyiramo rero z'amashaza ahiye, amashaza yateka ku ruhande agashya. Warangiza ukagaragura bigahura neza. Warangiza ugafata ya sosi wari wamininye wavanye muri burete. Wamara gufata ya sosi wavanye muri burete, ugafata isosi y'amashaza ukabivanga nyine,
akaba ari byo ushyiramo, ntabwo rero uvuga ngo ushyiramo andi mazi yandi, oya. Iriya sosi y'amashaza niyo utekesha, ya sosi y'amashaza niyo utekesha na ya sosi wari wakuyemo mbere muri za burete zawe, ya niyo ukoresha rero, ya warangiza ukabisukamo bikamera nk'ibirengewe. Ya sosi yacu y'amashaza na burete yasigaje niyo ukayisukamo, wabona amazi adahagije ukongeramo utundi duke, ariko ayaba ahagije, ntabwo akwiye kongeramo andi menshi kubera ko biba bimeze nk'ibyahiye, gusa ni ugushyiramo kugira ngo bizane gu yabyo byose hamwe, bihurize hamwe bigire gu yabyo kabisa, byinjiremo neza. Warangiza ugahita upfundikira, wamara gupfundikira ukabara nk'iminota 10, cyangwa se ukagumya ubigerageza ukabireba, wabona bikamye nka gutyo urabona byakana, ntabwo bikama cyane, nyine ubona ko amazi yagabanutse, biba byahiye neza, biba byameze neza, isosi yacu iba yabaye neza. Dore nuko byahiye bimeze neza, dore nuko nta n'ikindi, nta nubwo bikomeye. Umva mubigerageze mubikore, ntimuyirebe gutyo, iraryoshye ku muceri ni butamu. Iyi sosi sha wayibagirwa n'uwo wabyaye. Numva ndababwiye ngo muyikore muzambwira. So bashuti banjye rero nkunda cyane, mukore subscribe, like, share and comment, mutubwire uko mubyumva, mutubwire ubutaha tuzateka iki. Sawa rero ndabakunda cyane, muryoherwe na kagaruka. Murakoze cyane.